Mbere yo gukoresha skin analysis machine biba byiza iyo nta makeup wambaye. Ibisubizo uhabwa iyo nta makeup biba bitandukanye cyane n'iyo wambaye makeup. Skin analysis machine ni imashini igufasha gupima uruhu rwawe ukamenya ese rwangiritse ku kigero kingana gute, ni ibiki ukwiye kwibandaho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone biba byiza iyo uyikoresheje n'ubundi ku muntu usanzwe uzi ibintu by'uruhu, kuko nanone ushobora kudipendinga ku makuru AI yaguhaye ugasanga nta nyungu n'imwe bikugiriye. Ya kweli twabazaniye imashini ipima uruhu rwawe, ikadufasha mu buhanga dusanganywe kumenya ibyo turi bukomandinge, tukamenya ese turakohereza kwa muganga, turakohereza gukoresha facial, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba ushaka gupimisha skin yawe unyandikire kuri nimero ndaza gushira muri iyi video, ubundi ubukinge umunsi uzaze tubyigeho, ukorere skin care routine ikubereye. Mbese kudusura bituma unamenya n'ibyo uruhu rwawe rukeneye byose, akaba ari byo wibandaho aho gukoresha amavuta nta musaruro uri kubona. Ni byiza kwita ku ruhu rwawe, ariko bikaba byiza cyane iyo uri kurwitaho uzi neza n'ibyo uri gukora ibyo ari byo. Hano turabanza tukandika amazina y'umukiriya, twamara kuyuzuzamo tukabona kujya aho tumufotorera, then tukahita dutangira kwanaliza ibisubizo twabonye. Hano barakwereka ko your current skin condition urebye ntabwo yangiritse cyane, bakanakubwira ati muri ibi bice runaka uzongeremo imbaraga. Pores zanjye ziri cropped ku kigero cya 39. Ibiheri urabona ko byagabanutse. Sebum, amavuta mu ruhu. Mfite combination skin. Pores zawe kuba zarazibye iba mu busanzwe nkora exfoliation. Mfite dark spot, yego ibyo byo ndabizi, no muri dermis harimo ama dark spot. Mfite ama dark spot yatangiye kwirabura, uruhu rwanjye rwangijwe n'izuba ku kigero cya 53. Cameras nako ngo kari kuza. Sensitive area, ni ibyo ngibyo. Urabona hano bambwiye ko collagen yanjye ihagije, ariko amazi mu ruhu ni make. Aya ni amafoto nagiye mfata ahantu ngomba kwitaho. Improve pore oil control, and ngomba kongera ibintu bituma pores zanjye zidakomeza kuba clogged, nkongera hydration. Kandi ubwo ngubwo nubwo bambwiye nongere hydration, ngiyewe nsanzwe nkoresha hyaluronic acid ihagije rwose. Hano naho pores zanjye ngomba kuzitaho, nkakoresha na product zigabanya ama dark spot, repairinga barrier yanjye nayo nkayisana. Pores zanjye bambwiye ko ari nini, kandi mu busanzwe ntabwo ushobora kubireba gutya ukabona nta kibazo afite muri pores. Bakakugira inama y'uko skin care yagufasha, bambwira ati nzibande kuri hydration, ibintu biripairinga, ubundi nirinde izuba ku kigero cyo hejuru. Hano ushobora kwita nandikamo ibyo nkeneye nashaka tukabibika. Hano ushobora kwita mbikoherereza, nkabiguha muri message cyangwa nkabiguha kuri email. Urabona ko PDF ihita ikorwa ku kanya. Urabona ko zaje.